Nugiye ntuzangarukire mu rugo dore ibibazo waramaje guteza ahangaha n'induru za buri munsi genda ugumi wawe n'umugabo wawe ikindi kandi ugende ubwiranye n'imbwa ngo birasa Gwiki birasa umva ntunukira umugabo uzi ibintu yavuye ntunukira umugabo none urabyemeye rero ntunukira umugabo utabona naracecetse nakwihorera ugashaka kumva none urere none aho nahanganye n'umugabo wawe muri office nje guhangana n'umugore yateye rero ntunukire rero umugabo none urabyemeye ko umugabo wawe n'umugabo wanjye nyine okay sasa bakubwire umubwire uti gakere yambwiye uwo mafaranga ye wamuhejeje ukamwirukana muri office wamutekeye imitwe ndi posta ku buryo simugiye kujya mubana mugiye kujya murarana aho mwahuriye se nari mari ugomba kuhamenya ntaho ngomba kumenya ko mujya no guhura ntabwo mwamamagaye ngo n'ubu narabivuze ko waje hamwe mane kugira ngo warambeshye maneko none wari ubizi kuri n'umugore we kandi ubwo se nuvuga ko utajya ngo bavuga umugabo bita Gakire narakumvisha ariko sinakumvishe neza Wanyumvishe? ikindi kandi byakubayeho byose ni wowe wizize dore gukunda abagore kurya amafaranga n'ibindi ntazi ubundi se urabimbwira ngo bimarire maya gatsinda rero nyana ni yamwero ubwo nibwo butiko wagushyizemo kugira ngo waje hano ukora iki se kwaronze ko uzi ko Gakire afite ibibazo n'umugabo ese ahantu wirirwa undatira nakuye iki iminsi wamaze ntagihagije ntago wirirwa kurya hanga watira ibyo kurya wituma muri toilette yuzuza urambwira ibyo nari naho nanembe kwishyura wibinyishyura ubuse urireba ukabona uturusha amafaranga njye n'urugo rwanjye isaha y'ubujura se mwanyibye nayo ubujura amafaranga y'ubujura ariko umubwira iyo ubushobotse mwari kuba mugikorana mukagumana ariko njye ibyo nakumvisha ase ubundi ntushobotse mu kazi ni wowe ntushobotse ubuse umugabo yakumvishe ko ngiye ngo nazize ngo abagore si nibo bagiye muri hano si wawe uzira iki ko mbona utorohewe Bite Monalisa? Ni byiza shema amakuru. Ndumva nshaka kubwira nshaka kuregera uriya mutipe wawe nimba ari umugabo wawe nimba ari sheri wawe azanyitondera. Wana kuza akantu kiri iwanjye akanyubahuka. Agatinyuka agashaka kurwana nanjye sino kurwana ashaka kunyiyahuraho. Nge mbi wanjye nditunze nta muntu ntunze hano. Azambwira ngo naryamanye nawe nge nigeze ndyamana nawe. Munyihanganire ibyabaye ntago navuga ko ari amakosa yahirwa gusa sibyo njyewe naje nkugana nk'umuntu nzi neza ko ushaka kumfasha ku kibazo cy'umwari nk'umuntu w'inshuti yanjye umwari mba muhangayikiye rero umukozi wawe uriya ni umuhungu arankunda sibyo ntabwo nashyigikira ibintu yakoze ntabwo ari byo ntabwo cyane byo yarengereye pe nuko nyine yego narindi mu rugo ariko umugira inama niba ari inshuti yawe koko biriya bintu ntazabyongere kubaka umuntu kuri si umugabo wawe se arundi waneje imyangaro umugabo wanjye se araje ashaka kukubakira umugabo wanjye no kubakira yatantekera imitwe se ngo amafaranga yanjye ayigarura akiri kuri konte wowe kutayiteka ngo wubake urwawe niyo mpamvu nkubwira ngo umubwire ngo arye njye nakubwiye ngo n'umuntu niba uri umugabo wumva mwese muri abagabo muzahure naho reka n'ubundi tuzahura ntabwo rero uriya usibaze ko namwibagiwe nanjye ntabwo mutinya nawe umva rero nkubwire nzi neza nizeye umugabo wanjye ibyo byuba wikanga ntabwo wabigera imbere ngo bimuvugire nta kibazo nyine ndenda gutumye kubera ko ugiye kumusanga iwe unamubwira ko ababwi iwanjye mubwire ko nakwirukanye none unashaka ati yinde ntabwo wanyirukanye ariko okay sa mugore agiye ko nigera mubwire mugore nyakubwire kuve hano mu rugo ugenda wazi cyangwa ubona ko abayikazo kwa nyine ndamutinya tumuhamagara se umujyana hehe Karim umva nkubwira garuka twumvikane mbe turi kuvugana turi babiri ntabwo mubwiye kuzane Karim no kubona wikangata niyo ndaho ukagira ngo uri umugabo ndiki se ariko abagabo batunzwe n'abagore we ibyo ngibyo ni ubugambo anunze se anunze n'ibindi wongera noneho wivugishwa ibintu wahoze wivugishwa muhamagare cyangwa rero uzi ngo nyobe ukuntu ajya gufata amatwi akayakurura akagukubita muri icyo gihara cyawe umva mbese ubugambo ni kambe ndere n'ubundi wenda gukize genda umvira mu rugo ugende nayo ibyo ugiye bivugana Karim ngiye ntabyo nzi ibyo ngibyo uranyize genda indwara
Ese ubundi sinakubwiye ubutumwa bwawe naguhaye. Nakubwiye ngo ntabwo ndi iposita yawe. Ikindi kandi ibintu byo gushaka kwikangishwa umugabo wanjye aho mwamuhereye ngaho mu kazi ngaho famiye ye mugashaka kumufatirana nanjye ubu naje nje nahagurutse ngiye kuba umugore di ushinze uhamye. Wanzi Nakuze se wowe mfitanye nawe izeye gahunda. Urabura kuzira umugore wawe ngo nawe wigire nk'umugabo nk'abandi. Se wagiye undi urashaka iki? Wagiye. Kora muwane ibibazo uri. Muhamagare ariko. Muhamagare. Uzagwa ku bandi. Ye nundi we ni wareshaga ibibazo mu rugo rwanjye. Nundi kutajishwo. Nundi shasha ujya saranzengereje pe. Ageze na diporo umugore mu rugo rwanjye. Umva. Umugira inama nukuri umugira inama ko uburyo yanyitwayeho ntago yego niba nateje ibibazo kuri mushiki wiwe ariko nanjye ndamukeneye ko yanshinjaga ibintu byinshi ngo naryamanye nawe ngo nateje ibibazo mushiki we ntago ari kuriya bigomba kugenda mu rugo rw'umuntu. Birumvikana kandi no kuri utwihanganire ariko uko ndi bwicaze hirwa nkamuvugisha rwose nawe wicaze umukozi wawe ni gute avuga ngo kabiri rimwe kabiri gatatu kane ngo genza kuryama iwanyu abizi neza ko nahaje rimwe usa wari umugore wawe we ntabwo byaguteza ikibazo. Yego ndabizi umukozi wanjye nawe ni ikibazo nanjye ndaza kumuganiriza sibyo? Ntacyo rwose kandi mutubabarire pe. Sawa nta kibazo. Sawa urakoze. Ubuhara rwanjye rushaka ni ariko wararukunze uzi ko ushaka kurukoramo ukazamera nawe rukaza. Kereka nkozaho gutya nkahita nsiga hano. Usiga Hano ku mutwe wanjye. Koramo usigamo nyine. Ako kera menya wari ibandira ikuru. Batane bene. Wari uhagarariye bene. Babanda rebe ko bane. Reba dore bitatuwaje wa. Ibingibi ni by'abasore nyine cyajya. Nyine ukiri ibandi. Ariko nukanyita ibandi umugore. Kandi ukunda kunsinga. Wakunda kunsuzugura. Ubu iyo turi kuganira duseka ukazanamo akantu ko gushinga siko ke. Hano wasetse. Barakanye ryenge. Ngaho se. Ngaho mabasi dore n'amasaha meze nabi. Ariko kukunda gusabiriza muri aya masaha 8 nanjye niyo mba nkubone se kuri iri zuba ntari kibazo twashakanye umubwiye none wasetse nyine ubwo abayindi mpamvu nasetse wasigejwe n'iki kwa kungiye gukora ibintu byose ushaka ari sawa ikintu cya mbere se wambwiye ngo ntwara umwari ntazagaruke ubu nanjye ngiye kumujyana none cyamujyana rwose umara ntagazagaruka dore intambara zabaganga se we bazizanaga ni wowe rwose so tuma dushwana ratasheri wanjye aho ni sisi wabibonaga erega buriya bikamubwira ko mwari umugore wa birasa urumva birasa dutanye ibibazo urumva baye hano birasa yabasuzuguye kandi ntabwo ukunda gusuzugura nawe wamusuzuguje reka umara rero ndamujyanye noneho turufu warishaga yo kujya mushiki wagumanga yari umwari mwese umwari na mushiki bahuriye warambwiye ngo umwari natava ngo na mushiki ntazava ngo ubwo nazanye umuntu umwe ngo nawe uzanye mushiki yagiye kuza umwari atamaze hano hafi ibyumweru nyine nanjye ndi kugira ngo mbwire iturufu warishaga ndayishe warishaga seti mise nkubitaho bwana gutya umwari ndamujyanye ariko mama ntabwo mushaka kuvana ngo mugende ko ntumbaye mama uretse ko rwose untesha umutwe erega mama buriya ariko ndakubaha ndagukunda rwose ngiye si ukukubeshya pe uretse ka akantu gato buriya ugira akantu gato ko kubangama ariko ako kantu ubaye utagafite nta n'umubyeyi mwiza nkawe ubaho ibyo ni ibintu uzi rwose nakubabaje nese mama ikintu cyatuma koko utanga amahoro n'umubyeyi wanjye ko nzi ko wankundaga kera nkiri mutoya ko nzi ko wandeze neza ukampa amata ukansa ibere byawe ko ibyo ayo makuru nyafite nyazi urumva mama ongeraho no kurara ngo uhetse uri rundushye ibyo nabyo niyo mbitekereje nkabyibuka nabyo ndabizirikana ni nabyo bituma nkukunda buriya nuko ntekereza ibintu byiza byose wankoreye mu bwana bwawe birahora mbabaje nuko nyine ntawe witurwa neza n'uwo yagiriye ariko warambabaje mbese mama ndagukoreye iki koko uzasubiza amaso inyuma icyo wankoreye uzakibwa none se ni iki nakoze kundongoza ku ngufu
nanze gukora nicyo kibazo koko. Birasa mwana wanjye ntabwo mba nkwifuriza inabi. Nta mubyeyi ufuriza umwana we nabi. Icyo nifuza ni uko utarera inda umugore wita uwawe ari we umwari yagiye gutoraguriza iyo ngiyo. Nese mama ngaho ngira inama. None se muri Wari oya mbwira kuri none nanjye kugira ngo tuganire tunumvikane neza. Inda umwana twite ni yawe. Ntabwo ari yanjye. Fine. Kuki ushaka kurera umwana utari uwawe? None se wumve ko wandeze na ruwawe. Ariko jyewe narereraga wowe rega. Nubwo abaguhaye amateka urabona ko ubuze icyo uvuga. Nubwo wowe abaguhaye amateka bayaguhaye nabi. Ariko buryo uri umuzukuru wanjye. Mu maraso kuko nyoko kubyara umwana wa mukuru wawe. Nagombaga kukonsa rero. Nagomba kureka ukanera birasa. Nagomba kureka ukararurira nkarara mpagaze. Njyane rwose. Nanjye ngaruke urakuvana njya kwa birasa birantwara nk'iminota 30 ngero n'icare 30 kugaruka indi 30 bibe bibaye isaha n'igice sibyo ngaruke nk'isaha n'igice mushiki watakibarizwa ku butaka bwo muri iyi nzu. Reka nano kajya ukabye. Ewe Ushaka gutwaye. ntabwo mushaka. Ubona tito. Ntabwo mushaka. Ntabwo mushaka se utamushaka kugeza. Ntabwo mushaka. Ngaho nanjye ngira impamvu nyinshi tito mutamushaka. Impamvu ya mbere arya nk'uwicariye umwobo. None sara umuntu ubaho utaryoye ntabwo. Iya kabiri buri uko arya nikajya muri wese yazuzura vuba. Iya gatatu uko ajya muri wese amanura amazi ntabwo iyo fagitire nazayishobora kandi urabizi wowe nta kazi ugira ngo uzamfasha kuyishyura. Ariko umugabo wanjye ugize ibyago. Ibihe byago gake. Ukayisuzugura ukabye. Mushiki wanjye nta kibazo atijanga. Reka mbanze mwibwirire. Ndi kubivuga nseka se musanga ningaruka ndavuga ntabwo mushaka. Ariko nkubwira. Kandi udatuma nkubita mu ruhara. Ariko wagize nkubitamo nawe urwanga rupfura. Ariko se rupfura. Utazabona nkwihorera kugira ngo nuko mba niniye amategeko. Nimwe nzapfura ubwanwa. Ukabishaka kumfata nk'imbwa yawe. Ntabwo ari imbwa rero no ndavuze ngo ntabwo mushaka igirayo. Nanga y'umuntu yakwingize ko wigira ku manda anga ndakurira ndavuze ngo ntabwo musanga ngaho. Nuko mvuze kandi noneho. Sawa noneho turareba imbwa n'umugabo muri uru rugo. Ngiye nkubwiye ko ntamushaka hano. Yakugize ate? Nuko ntamushaka wowe warandonguza. Utamushaka se umuryango wanjye urawanga noneho. Ndawanga none. Bimenye ndawanga. Ubwo se wazagira ibyo ukazana nk'ikene wanjye kikazana uwo. Kihe nagira. None uri incike. Bisa nkabyo. Niyo mpamvu ugira umutima mubi Yego. Ndavuze ngo simusanga. Ngiye kujyana umwari nkuko wabinegetse. Nabyemeye umwari n'umwana naritoragure naramukunze. Ubivangamo intambara. Rero kubw'umutekano wo muri iyi nzu. Nibyo binahoze umbwira ngo ushaka kuguha ndabiguha. Ko simusanga. Iyo ni ibyo kwiga ntabwo ari ibyo gufata umuntu ngo. Ntabwo ari ibyo kwiga ko kumuzana ntabwo twagize. Wowe urabona ririya se ni isomo twiga dufata urupapuro dushushanye dushaka inzira y'igisubizo. Ni isomo. Reka dushaka amafaranga tumushakire ku. Wow, amafaranga yande. Ubundi se kubera iki ibyo byose utabimbwiye? Kuki igihe cyose nakuze nzi kuri mama? Ntabwo nifuza gutera agahinda. Kuko bavugaga ko nyoko yapfuye kandi n'ubundi nyoko yarapfuye. Rero ntabwo nashakaga kuzura kabose. Kuba nkugira inama nk'umubyeyi akubwira ibikwiye kugira ngo ugire umuryango wawe ugire urugo rwiza. Wowe ugahitamo kujya kurera abana barimo kugutwerera. Uwo mwana kuzamurira ukamutangaho byose ukamurihira amashuri ukagira gute. Namara gukora isakaza akamukwaka. Zaba wungutse iki? Mama ngiye reka nkwibariza ikibazo kimwe cyonyine. Kandi umbabarire unsubize. Byibura bwari no mu buzima bwawe ujya wifuza kumbona nishimye. Ahubwo se ntibyari nifuza gukubona wawe. Ese mama bwa mbere urabizi neza ko n'ubundi wowe ubwawe utaherukaga mu rugo iwanjye. Ejo bundi ubwo wazaga mu rugo iwanjye ukahasanga umwari. Wasanze ntari umugabo usa neza witaweho ufite umugore umwitaho akamuterera ipasi akamuhitiramo umwenda yambara. Nababajwe ko uwo wazanye yitwa umukozi wawe yakubiriye umugore.
ibyo ntibigaragaza ihohoterwa ribera mu miryango. ariko ibyo bintu buriya iwabo w'umwari bagufasha bakakurega wafungwa birasa. rero ibyo ngibyo uri gutekereza siko bimeze. umwari njyewe nagiye iwabo mwizanira muvana mu cyaro mwakase umubyara aramuma ndamuzana. uza kumuharika umugore wawe w'isezerano sisi. ase uragira ngo urajya ngo dusubire mu mateka yashize koko? birasa mwari simushaka hano. mwari simushaka hano. niba ushaka amahoro yanjye hagati yanjye nawe bibagirwe wowe ugira amafaranga akaga amafaranga wowe. isundi wakuyemo iki gishene tukayagurisha ukayamuha nyine nyine kigurisha uyamuhe. ako rero nyigurisha kubera iki? dufite amafaranga make kuri banki yawe se ayanjye nayawe. yagezeho ariko reka ngo wowe ukuntu yagezeho ubu uzi ko tugiye mu banki tukabura imitungo nta mafaranga twapasora n'ibyo byose utungo urata narakubwiye twazanye ivangamutungo ujye wowe ubyibuka. narakubwiye ngo niba ushaka ko dutandukana reka nake divorce tugabane utware 50% nsigare 50%. ariko nushaka uza kuko we 50% watwara nguhaye amasaha ayo wese kuki waba uyamaze nawe naguhaye imwe. umugabo abona uzajya mbashije kugutunga imyaka inota ari gukora ni wowe wa mbere wabutunze ariko kuki musuzugura abagore nakubiri ubu ngubu umugabo atari nyine kuki musuzugura abagore nyubaha abagore ndavuze nyine abagore wowe kuki musuzugura abagore nyubaha namusuzuguye namusuzuguye kandi wowe oya ntukajya ubongo nta ntukajya urumva kandi wowe se buracyarimo arya uzamara ubwoba sibyo ni ukuri kw'Imana uzajya uzamara ubwoba pe. samara ubwoba bushire gake bushire basi mbabarira ntabwo nakora n'ikindi gihe kuri ntabwo nabikora ibintu nakasibwaretse mwana. erega genda bizi ibintu wambwiraga umbwira ngo umwanya ntabwo akunda byose byari ukubeshya bwari uburyo bwo kugira ngo ukomeze umbangamire. amakuru ndayafite kandi atariho ivumbi. umuntu wampaye ayo makuru yambwiye ko yazi neza ndetse n'uwamuteye inda nukomeza kumurongorera umugore azakureka. reka rero nkubwire Domina utumva ndi kukwita mama mwingi ukagira ngo nuko nakubashye birenze full stop. Domina nakirya zina cyanyura rikunda ndakumenyesha ko umwari nta muntu n'uyu n'umwe ufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kumumbuza. Domina rero azakudomina. nigitagaho buri kimwe cyose nigitaho mfite umuntu ugitaho ariko umwari anshakara umwami ngaho umusazi wigeze agateba ariko yari ese niwe injira ntabwo hakinze injira. Nasıl? Benim kombitta. Karibu. haguruka mukecuru nicare. Ako se Domi ntabwo uri kumva ibyo umwana akubwiye. Haguruka mu mwanya yicare kuko yagarutse mu rugo rwe. ese ko naherutse arwaye amaso n'amatwi yarapfuye. Andirikiza. Arabibaye. Domina ndasuzuguwe. no ushaka ko tukubahisha Sheri. Bamubwiye se akambariza ko ndi kumva ari kumera icyugazi. Kandi arashyushye.
mukecuru ukuntera ubushyuhe pe, mva hejuru wagira ni ikamyo indi hejuru, shaka ahandi hantu wicara. ariko se kako ntabwo wumva umwana umwanya ntahumeke. ari gutuma umwana wanjye adakina mu nda, mbabarira. ntabwo ari gutangaza uri kubona ni umwana. ese birasa ubu mama wawe mubaye gute? mama mwiyoreye niko yambereye uko tubanye se ko nawe mwarabizi umwana umeze neza rata. Meze neza. Se ntabwo wumva. Bahena igihe nahereye ntimurarambirwa ndakumva databushe ngwino hano ahinda harita icara hano wegere se icara nyine ndakumva. sasa rero nshaka tuganire sibyo igihe tumaranye tubana ngira ngo urakizi ntabwo ari igihe gitoya nagiye nkwihanganira nkorera amafuti nkwihanganira musaba imbabazi nziguha sibyo ugenda unteranya n'abantu bivanga mu buzima bwanjye nkajya nkugira inama ntunyumve nakubereye umubyeyi nta nubwo ngiye ngufata nitwara nka boss wawe nitwara nka mukuru wawe cyangwa se umubyeyi ariko ibyo byose ntaje gusanga nta gaciro biha. Sasa rero nicaye ndatekereza avuga nti ngomba gutaha mu rugo inde ukagenda ukitekerezaho wese kikarira kuraniye none usuye iwanyu. Bahera ntago ndi gukina nawe sibyo Songe ngomba gutaha mu rugo ndavuga wowe yewe batekereje nabi da batekereje nabi rwose ibyo bitekerezo ufite biracuramye. ariko nyamara njye navuze ko nzanakujyana kwa muganga si gusa yewe mbona utuzuye ni igitangaza ye kabira ngo naye mu rugo uramakaruko se nakagusabye reka da cyakeneye akazi kanjye ndacyafite n'imbaraga none uranyureza mu rugo kuki reka da wacu ni kure. Bahera ntago mfite umwanya wo gukina nawe sibyo nuko ko ntabwo uri kumva bikomeye. Latifa na mama wawe bari barabyishimiye bari bazi ko nzahera. Karibu urashaka kumbwira se ko ari wowe bambwiye ejo waje hano n'umwana? twaraje ntitwahagusanga ariko kubera ukuntu batwakiriye nta nubwo twari gutinda cyangwa ngo tugutegereze. ubu bishatse kuvuga ko umwana yari ari kwa Gakire cyane. ahubwo nanjye natunguwe no gusanga umwari nakunze nkimubona cyangwa se nishimiye gufasha nkasanga ari umugore wawe. gusa nyine mbere ya byose ikintu cya mbere nagusaba musabye imbabazi pe hagati y'ibyabaye hagati yanjye na Gakire. bya Gakire byo tubyihorere kuko mwembi muri abagabo uko mwahuye mbere n'ubundi muzihuza ahubwo nigute umuntu w'umugabo nkawe wize ufite amafaranga umugore agenda atakubwiye ko agiye kibura ntugire n'umutima wo kumuhamagara ngo umubaze icyamujyanye. ahubwo mwari niki cyaguteye kumboroka ku buryo ntashobora kuguhamagara ngo bikunde? ahubwo weho niki cyaguteye kutanyitaba? njyewe warampamagaye nakakuko inshuro zose naguhamagaye si rimwe si kabiri yaraguhamagaye pe bishoboka. reba muri telefone yawe. warampamagaye telefone yanjye urampamagara
n'ejo mbere y'uko tujya kuza. umwado ndarahira Imana yo mu ijuru abantu bose nagiye mvugana nabo ikintu uri busangemo hano. Ubwo se mfite babirasa bangahe muri telefone yanjye? Reka birasa ibyo mwarakubwira neza. Nese singiye telefone yanjye wayihamagaye koko. Nageze aho ngaho ngira ngo birasaba vuga sinama. None se wowe Nabyemererwe n'ifoto. ngiye telefone yanjye hari ibyo ubonye koko? Ese bishoboka gute? None se bishatse kuvuga iki? Ese ni gute umwari ahamagara my husband hakitaba telefone udafite? Gute se nimero z'umugabo wanjye zahindutse iza Latifa? ntabwo ndi gukina ndashaka nguhaye iminota 30 koko wowe wavuye muri iki gipangu nunabyanga ukoresha imbaraga urumvikana dore ko urazindusha imvura iguye urayigendamo nyine reka uzogira ngo ni imikino ngomba kuyugama kana nyuma yaho tukaba turi kumwe shaka imyenda yawe umvire mu rugo ako si koko databuja urakomeje genda imvura itaraba nyinshi kuko ntago ngushaka muri iki gipangu narakurambiwe bahina ntako ntagize naguhaye imbabazi bishoboka ariko warananiye urabicira inkera rurukonda simva hano kuko ntandi mfite ho kujya no ntago vana cyane da abajya he. Okay bare gatanu wumviriye mu gipangu n'imyenda yawe ndayikuzanira ariko wasohotse muri gipangu bahina haguruka uribeshya rwose haguruka bahina naho najya urakwinginga wakagaho yeba kwinginga ukanterura cya naho ndumujura jewe rero ariko ubwo nakubaniye nabi ku buryo watora wowe ndakwinginga wa musenzi hano ni iwanjye nyamara uribeshya ahubwo mbwira nkurimo amafaranga angahe kandi kuko iyi telefone ni iya Latifa. Shatse kuvuga rero ko n'ubundi uko birukanye umwari udahari Bana ibintu n'aba byose bari bararangije kubikora. Umwari yicaye azi ko udashaka kumwitaba nawe udashaka kumuhamagara. niyo mpamvu nahamagaraga rimwe na rimwe bakampa ubundi bakanyihorera. Uzi ko uyu munsi wa none aribwo mbonye ko nimero ya umwari nahamagaraga yahinduriwe imibare bakongeraho indi mibare ibiri ayihamagara abona birimo birasona birimo birikopa kumbi ni imibare 11. Urabona yuko ubana n'abantu Latifa na mama wawe Ibi byose babikoze kugira ngo tutazigera tujya twongera guhurira. Tuze rero nanjye ubunaje gusa birasa n'ubundi asanzwe nkuzi nk'umuntu w'intwari. Mbabarira urwanirira umwari kuko n'ibitabo ibyo ngibyo ntimuzajya no kukaza usanga umwari bamwishe. Kari nta kintu na kimwe ntakoze kugira ngo umwari agire umutekano. Yewe no gufata umwanzuro wo kuvuga ngo avuye mu rugaragiye arabizi ko atigeze abura amahoro mari. Ariko nanone ntabwo azayagira mu gihe cyose uzajya udahari. reka kwirirwa uvunika. Umwari wa kera suwe waka kanya ubu nanjye nashize ubwenge ku gihe. Birasa guhera ubu bitari kurwaniriza. Birasa ngaho rero reka njyewe ngenda gusa nyine umwaka nongera kugira ikindi kibazo birasa adahari uzajya umpamagara sibyo? Nawe kandi wite ku mugore wawe nibinaba ngombwa uzashaka ahandi hantu uzajya umwiriza mu gihe cyose uzajya uzi ko utari hano. Kari ndagushimiye cyane kandi nkumva ko ntabona ikintu gushimira ntabwo nabona ikintu gushimira kabisa. Ntabwo ari ngombwa kunshimira kuko kugufasha ni nko kwifasha. Ikindi wenda nabonye aha ngaha ubushize hari umukobwa twahuriye ku gipangu we nabonye afitiye impuhwe umwari wenda ubwo ntuzajya uba udahari ujye umubwira mwiteho. Uriya n'umunini we nabishinze Gusa mfite igishyika
kandi ujye uzirikana ko umwari atwite. murarega nta kintu nzaza. nta nubwo ari ngombwa ko umuntu arekeza kuko ndabizi murakumburanye mufite byinshi byo kuvuga. ubwo nimubona n'akanya muzagaruka mu dusure. urakoze cyane. yego tuhurize matibori. oye matibori se ewe zamuza na gusura. yego kandi wese nta ndwara ikaba umuntu arembye. koko mana yanjye ako si nta ndwara wahumbuye koko. ahubwo cyane ongera umubiri. kose mukecuru ko mbona umaze kuzinga inkuba z'inyuma. gakecuru rusahashya nawe niko kari. Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi